ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana 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 narivuye guhiga mfite umuheto nari nyuye umuhigo nizihiwe ariko mfite icyaka cyandembeje nshaka akagezi hafi ndakabura ninjiye mu rugo ntanga mwaramutse njya gusaba igishirira ngo ntekere itabi umukobwa w'umutima yandamije amata ngaroke buntu ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana 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 ayo rusurukundo mbandaga rwogera ruruti rwa Kirima yakundaga karira ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana Kirima niwe wanze kwima karinga ngo arashaka karira umusumbakazi ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana Sabiza nawe yanze kwima inguma asize urungano rwe muri rya shyamba ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana Semutakirwa Semutamasha bwiza bw'amashira ya Munyaze Rugayi ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana 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 naramubonye umwiza yari mu kirambi mawe avuze uruhindu shenge yari mu gikari nyabusa iyo acumaga igikaka yo karama uwo niwe nakunze sinamuhara ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana ese waguhaye amata yakwima iki kindi ngwino kabidahani nkazinikije ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana oya genda umuhigi kandi nzi kurasa burya ndi n'umusare kandi nzi kugashya iyo amazi ari menshi nkubita umuvumba ngwino ikibariza biganza bigabambariza ndakwegukanye ugabiye urukundo mwari w'umutima nyemerera nguhonge amagana 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 Jendi Karinga wavutse nk'abandi nakiranwe ubwuzu n'umubyeyi udasumbwa mabwe ikaze mu bo sanze sangenizwa urukundo nanihabatikira kibondo narira bati ninde ubwo ibyishimo bigatinda ntazi ko bucyana yandi niko ko ngibihe bihibindi nakomeje ubuzima nk'abandi nangira guhura n'ibimpanda ngira impumu bintera igihunga nshobererwa ku gahinga bwakwira nkegeka agahinda nkibaza impamvu ibyo nkunda bitankundira ngo bitinde mpereye kuwambitse mu nda yashyitse hasi ntatinde nkishinja icyo cyaha cyo kumubera umutwaro akarekura ingashya atanyambukije neza uru ruzi ndeba yansizemo nta musare rwambereye nk'ikirere mpera mu gitondo kugera aho bwira mbusanya n'ibyo nibwira yanyeretse atarakubwa n'ubwire
ahara byumve sinirenganya ndamurenganya we wampishe byinshi akankundisha ubuzima abizi neza ko butagira injyana nkaba ngenda imbusane nkabyita amahano kandi atari amahitamo mubyeyi rero ndakuziye ngo nkubaze nsobanukirwe impamvu ya byose ituma nshoberwa umpimva n'imvano ndebe ko natokorwa umugogo w'intimba intimba iteka ntitume ntuza inguma n'agahinda n'urusobe rw'ibibazo nibaza sinisubize bigatuma ntatuza simenye iyomva ngo binjyane iyonge narabibonye urembera wari ufite ibyo kumbwira amatwi ndafungura amaso urabumba ngira ngo urasenga ntegereza kusoza akamuri karazimira ntangira gushora amarira nubwo yakamye ntago yashize rwose ntaho wansize ibyo mbona biransaza kuva nkiri igisekera mwanzi na nubu nigenza byangize ingunge udahari ngo nk'umusanzu kubera iki mama wamenyereje kumpuhira ku nguma ubizi ko utazampora iruhande ngo unkiranure n'ibihinda mpura nabyo mu rugendo rw'ubuzima ngenda mbona butagira umuhanda kubera iki mama wanyeretse ibyiza ntazabaho neza ibibi bikaba biganza aho gushira amanga ngo mpangane ngahunga kuko shenge wampishe iryo banga ngo rimbere impamba shira inzara imeze nk'inkangu injugunye mahanga nkahagwa ndi indembe nkahera hasi nta kubura agahanga ngo ndinde igihango nubaka umuryango kubera iki mama utambwiye byose mbona bitambuka bigenda n'ibyambuka binsanga nafite gitangira kwicuza bigatangira kukwifuza ntibibure ntari bukugarure ese mama nirege ntumpana nahuye n'inshuti y'ingenzi nuko nyikekamo ingenza inyibira ibanga ry'uko bo nita abanyamabanga bazambera abanyamahanga nuko ndega agahanga ngira ngo nigasenya miryango gusa sinicuza ndakurenganya wowe wantoje ko abantu ntacyo wabanganya bakaba benda kunsaza ntibambanire mu mutuzo mbwira mama ndakubaza kuki utambwiye ko nzicuza impamvu nkunda umuntu ari nta munoza kuki utangomeye ngo mbimenyere utantereranye ngo mbimenye none indirimbo yanjye ikaba ari sinamenye kubera iki mama wantoje kubibi neza uzi ko isi atari umurima mwiza nkaba mpinga sineze ntacyo mba ntakoze ngo ne kwandika ku mazi nkisanga ari komeza kubera iki mama kuki wambereye inshuti ntumbere umubyeyi gito ugira ngo impamvu y'ibyo mbona n'ibyo nkorerwa ibinyobera kubera iki mama wantoje urukundo ngo nzakunde nkundwe ubizi ko nzahemukirwa n'abo nkunda kuki wampaye ibyishimo ntasanga ahandi mama iyo umpa ibyo nsanga hanze simba ndi rukundi mama narababaye nararize narahogoye narakubuze ngo mpoze narakubuze ngo nkubaze mbura uko ngira ndatuza mpemburwa n'ibibazo na n'ubu ntarabonera ibisubizo mubyeyi aho utetse ijabiro ndakwisabiye ngo ujye unsengera marayika murinzi umwunganire nibigukundira ujye unsura umpumurize ne gucogora ndebe ko namara kabiri ntaremerewe n'uyu mutwaro wo kugukenera nkakubura gusha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti kora subscribe ku mirongo yacu ya YouTube ariyo gakondo yacu umuco wacu cyangwa se umuramyi IG Peter Worshipper kunda umuco ukundisha abandi tutoza abakiri bato musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho tuzi nziza nara
mbanemo impanuro mwana wanjye ngizi ndazibutura mwana wanjye dore nkura z'urukundo nkura zango tubunga no kubunga ugasorwa bigira mu mashuri ivomo ryarwo ni mu mateka nubona uhiriwe n'ubu buzima uzabane na buri wese uzagendana nawe mureshya ariko kandi uzibuke n'abakenya akabando uzabona byinshi bidogera abana bahindana n'ibihinda umunsi uzabiburiye igisubizo yagusabye uzifureba amateka uramenye ntagahora gahanze n'imezi iteka inzovu mu rwabya kuri iyi si twese turi abagenzi ikiruta byose ni ukubana inyana zikina ibiraro amabuga yagimbye uzakamira uwepfo n'uwa ruguru menye n'umugenzi ujugana iwawe inkomoko yanjye yawe irazwi kuva kera u Rwanda rwitwa u Rwanda kuva Gihanga hanga inka n'ingoma umurage yarazwe n'urukundo bibera bose mwana wanjye bibera bose mwana wanjye niwo murage w'amezi impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Uyu mugani mu Kinyarwanda bawuca iyo bashaka guhuhura ibyari bihari cyangwa se kumara ibihari, nibwo bagira bati nimwirire cyangwa se mu bimare, impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Umugani rero wakomotse ku ngabo z'Induga zari ku rugerero rwo kwibuye rihetse irindi aho ni Nyabugogo ahahinga mu mwaka w'1700. Icyo gihe rero ngo abanyabugesera bateye urugerero rw'u Rwanda. Icyo gihe mu rwari i Kigali ku murenge wa Busasanzobe na Musumba. Mu bararwanye rero bararwana inkundura barabanesha. Hakaba hari ku ngoma y'umwami witwaga Mibambwe Gisanura babambutsa Abanyarwanda. Abanyabugesera bambutsa Abanyarwanda Nyabugogo bafata umusozi wa Nyamweru na Shyorongi aho nyine ni muri Kigali. Abanyarwanda rero ngo barasana n'Abanyabugesera babasubiza inyuma babambutsa Nyabugogo. Urugerero rushingwa ku ibuye rihetse irindi aho nyine ni Nyabugogo. Nuko kuva ubwo rero ingemu z'abagemuye baturutse mu Nduga no mu bice by'epfo by'u Rwanda bagera ku Ruyenzi bagacika intege bakahicara. Bahicaraga kuko bazi yuko nibagera ku ibuye rihetse irindi baza guterwa n'Abanyabugesera bakabatesha impamba zabo.
ubwo rero bicaraga aho bageze bagafungura impamba zabo bagasigarana impamba nkeya baza kurarira, nabwo bazisigaga batazi yuko baza kuzirya nyine mu mahoro. Haciyeho iminsi Gisanura aratanga, hasigara umuhungu we witwa Mazimpaka, uyu nyine wiswe Yuhi. Nanone urugerero rugumya gushingwa ku ibuye rihetse irindi rya Nyabugogo. Mazimpaka nawe amaze gutanga hima umuhungu we witwa Cyilima Rujugira, nibwo Cyilima arwanye n'abanyabugesera arabatsinsura. Urugerero noneho rushingwa mu mpanga za Mageragere. Ubwo nibwo inkiko z'u Rwanda rero zaterwaga n'Abarundi. Abarundi rero ngo bateye inkiko y'indirira mu Buyenzi n'iya Bushumba n'iya Nyakare n'iya Mvenjuru muri Nyaruguru nyine aho hari muri Butare. Ubwo Abanyarwanda barwana impande zose z'u Rwanda, bituma ingemu ziba nkeya cyane mu ngerero zose, ariko urugerero rwo mu mpanga za Mageragere nirwo rwarushijeho gusonza kurusha izindi. Ubwo rero ngo munsi ya mpanga hakurya ya Nyabarongo hakaba igikombe kinini cyari kirimo ishyamba kikitwa mu Gitabage. Hanyuma ingabo zimaze kurembwa n'inzara, bamwe batangira kwambuka bakajya guhaha hakurya ya Nyabarongo. Bageze muri rya shyamba rya Rugarika ari naryo ryiswe Gitabagwe, bahasanga imboga zitwa imiheka. Bazisoroma rwihishwa, baraza barateka bararya. Abandi nabo babimenye baryigabamo rwihishwa, nabo barasoroma bateka bihishe kugira ngo abandi batabimenya. Noneho babandi babimenye mbere basubiyeyo bahahurira n'abandi. Igice kinini rero cy'ingabo kimaze kuhamenya nibwo gitangiye amarenga yo kujya bavuga ku buryo abandi batabimenya. Bajya kujyayo bati mbese sha ikiboga muherukayo. Hanyuma n'abandi bose barabimenya, bigaba muri rya shyamba bararishitura, ntihasigara n'agati gahagaze. Inkuru igera rero kuri Cyilima yuko ingabo n'ingerero zo mu mpanga za Mageragere zirya ibiti byitwa imiheka. Cyilima byumvise biramubabaza cyane, atumiza abatware b'urugerero aho bari hose. Bamusanga Induba aho ngaho nyine ni mu Bwanacyambwe. Bamaze kugerayo ababaza igituma ingabo ze zishonje. Ati zirashonje cyane cyane izo mu rugerero rw'Imageragere mu mpanga, nibyo biduteje urubwa mu mahanga, kuko urwo rugerero ari rwo rwonyine rurya ibiti byo mu ishyamba rya Rugarika. Abatware b'urugerero basubiza Cyilima bati Nyagasani turi abatware b'ingerero zawe, ariko ntituri abatware b'ibihugu byawe. Cyilima ashinga itegeko ry'uko ingerero zose zigomba kugemurirwa. Arangije ngo arahaguruka arababwira ati ciye iteka, mu gihe nkiriho no mu bandi bami bazabaho nyuma yanjye, ingabo z'u Rwanda aho ziri hose ku ngerero zigomba kugemurirwa. Nuko Cyilima amaze gutumiza abatware b'ingabo, atumiza abatware b'ibihugu bye, abategeka atyo ati mugemurire ingerero, utazazigemurira nzamunyaga. Arongera ati kandi muzi ko nta munyarwanda utazi gutegeka. Ati ariko uko muri aha mubanze urugerero rwa mpanga za Mageragere. Abatware rero barikubura barataha, ariko bataha bafite ubwoba. Nibwo rero ingemu zibaye nyinshi. Ingemu ziba nyinshi muri Mageragere no mu mpanga yayo. Ingerero zaho zirakira zikira yanzara, zikira na wa muheka wo mu ishyamba rya Rugarika. Kuva ubwo rero abantu bari bamaze kumenya rya zina, yari yamaze kumenya rya zina rya Kiboga, aho nyine bacaga za mboga. Kugeza n'ubu rero hakomeje gufata rya zina rya Kiboga. Urugerero rero rumaze kubona ingemu nyinshi zituruka kwa Cyilima ruti turakwifuza ngo uze mu rugerero rwacu, turagushaka mu mpanga. Nibwo boherejeyo nyine intumwa ijya kubwira Cyilima. Nibwo rero Cyilima ahagurutse Induba ajya mu mpanga n'ingemu nyinshi, ajyana inzoga, ajyana amakoro n'indwanyi, ibimasa, ingumba n'amapfizi, ndetse bajyana ngo n'amatungo menshi yo kubaga. Ageze mu mpanga za Mageragere rero araza inkera. Mu gitondo agabanya imitwe y'ingabo ingemu yabazaniye, kundi munsi bongera kurara inkera. Cyilima ati nimumbwire rero icyo mwanshakiraga. Abahungu bati Nyagasani tumaze iminsi tudaterwa kandi natwe tudatera, none turagira ngo tukwiture ibyo uheruka kudukorera. Watubujije kurya imiheka yo mu ishyamba rya Rugarika,
none intege zacu zarakomeye, turagira ngo dutere Bugesera nawe tukugororere tuhatere ubireba kandi nawe uhibereye, kugira ngo tuguhe ingororano, kuko nta kindi kintu twaguha kandi turifuza ko twazahatera ejo. Kirima rero kuko n'ubundi yakundaga ingabo ze, abyumvise aramwenyura. Abahungu bati, ejo tuzatanga abatware Bugesera, tubatarame, tubatere, tubateze ibyabo, kandi mwami uzaba uhari nawe. Kirima ati, ubwo mwiyemeje kuhatera ejo, nimureke kunywa inzoga nyinshi mutazatuma mutarwana. Ati, nimuririmbe ahubwo dutere Bugesera. Bati, ariko nyagasani, nta rundi rugerero dushaka ko rutwivangamo, nkuko nawe utigeze wifuza ko tugabana ingemu. Ubwo rero inama barayinoza, bitegura gutera Ubugesera. Ubwo rero abanyabugesera nabo bamenye ko baza guterwa, bakijya impaka bumva abanyabugesera bivugira ku karubanda, intwaro zabo baraziraha, batangira kurwana. Abanyarwanda babanesha uruhenu, barabirukana bapfamo benshi. Urugerero rw'u Rwanda nibwo rwimutse rushingwa igihinga cya Bugesera, barwita ingororano ya Kirima. Abavuzi b'amacumu baza kubwira Kirima ko urugerero rwashinzwe igihinga cya Bugesera. Kirima arahaguruka abasangayo. Urundi rugerero rw'abanyarwanda rw'Imututu, aho ni mu Mayaga, aho ni Mayaga nyine ya Butare, narwo rwumvise ko urugerero rwa Mpanga rwafashe igice kinini cy'Ubugesera, rurambuka rutera intambike z'Ubugesera. Banyaga inka nyinshi, haba icyorezo mu Bunyabugesera, ariko ntibararayo, basubira Imututu. Iminyago yabo bayohereza Kirima ho intashyo ya Mututu, bamubwira yuko nabo bateye mu Bugesera. Ubugesera rero butsindwa uruhenu, buza komeka ku Rwanda kuva icyo gihe. Rero kubera yamvano y'abanyarwanda bavaga mu majyepfo bagemuye, bagera ku Ruyenzi bakaza kurya ingemu yabo, kubera za ngabo zari zarahashinze urugerero, biza kuba imvano, biba imvano y'umugani. Umugani ugira uti, impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Byabaye rero insigamugani, kubera yuko iyo bazanaga ingemu batagiraga amahirwe, nta n'icyizere babaga bafite cyuko baza kugerayo amahoro. Nibwo rero baba bafite akantu gatoya kabaye yanga mu byo batunze, yaba itungo byaba ibyo kurya, bakagira bati, yewe mureke twirire cyangwa se mukureho, kuko impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Kwita ko impamba itazakugeza i Kigali rero uyirira ku Ruyenzi, suko itabaga ihari, ahubwo nuko babaga bafite impungenge z'uko abanyabugesera baza kubibambura, bakabibambura amanzaganya, nuko rero bakaza kubirya bakabibika mu nda. Umugani wacu rero w'uyu munsi twaganiriye ku mugani witwa impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Naha ducumbikiye umugani, ariko ibirari by'insigamigani nakagaruka kuko tuyisoma buri munsi bitewe nuko mwayidusabye. Nk'uyu mugani n'umwe muri mwe watwifurije yuko twawubashakira twawubasomera. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu, turabashishikariza gukora aho hasi kuri subscribe, kugira ngo mujye mumenyeshwe imigani twasomye, mukayimenyera igihe, kugira ngo utazajya kumva wenda umaze icyumweru, umaze ukwezi se, ahubwo ujye umenyeshwa, umenye tukiwusoma. Murakoze rero, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda. Ikindi turabibutsa ko iyi migani tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani, ingeri y'insigamigani nyirizina. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda rero, kandi turabakunda cyane. ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga, nongere ngihe n'ikaramu uranyituze, uranyituze. Gaju wa Rwamudatinya
mbese sine amwiza ko wemeye ayo mananiza ukemera ukadusiga gajuwe shenge igendere nyirahaba yazana ninde ugukuye mu rungano akogosha ibyo bisage uzamutegera urugori gajuwe shenge igendere ntuzibagirwe kubiruhura amatinka zihumuje bakwimuriye ku ruhimbi ikambere ntibukwiriye gajuwe she